Tubahaye ikaze abadukurikiye kuri Hozana TV, aho muherereye hose hirya no hino mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu. Umwanya nk'uyu turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Bosco. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana. Reka tumuhe ikaze yongera tugezeho icyo Imana yamushize ku mutima. Yego, mwiriwe mwaramutse. Iyo tuvuze ngo mwiriwe mwaramutse, hari igihe bamwe bari mu gitondo abandi ari nijoro. Birashoboka ko yaba ari mwiriwe ku bantu wenda bari mu gihugu kindi kitari u Rwanda, ariko twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka dutangire dusenga Imana yaduhaye aka kanya kuri Hozana TV kugira ngo twongere tuboneke, kandi nawe dusengera umutima wawe ugiye gukurikirana kino kiganiro kugira ngo ufashwe kandi umwuka wera abane nawe. Mana, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimira ineza yawe, turagushimira uyu mugoroba, turagushimira iki gihe udutije, turagushimira itariki wemeye ko bikunda. Ku mwana w'umuntu ntabwo byashoboka, ariko icyo washizeho kirakunda. Turabigushimira rero ko uyu mwanya uduhaye kuboneka kuri Hozana TV kugira ngo dukomeze tuganire na bene data icyo twatangiye kuganiraho ku ijambo ry'Imana. Niwo musingi wonyine dufite, kandi nibwo rwego rwonyine dufite rutugeze iwawe. Mana nyiribihe, mu izina rya Yesu Kristo, turasaba umwuka wawe wera kugira ngo aze, umwuka wawe wera akora ibitangaza, umwuka wawe wera abane natwe, adushoboze kugira ngo ibyo tugiye kuganira na bene data bibashe kubashoboza, bibashe kubafasha, kandi bunguke kumenya Imana no kunguka guhishurirwa Kristo. Urakoze kuko uri uwera, Imana yacu. Reka umwuka wera abane natwe, kandi buri muntu wese ureba ikiganiro n'uzakireba azafashwe n'umwuka wawe wera. Turasengera Hozana TV kugira ngo ikomeze data wo mu ijuru itere imbere, kandi yagukire kugukorera bitavanze nk'iby'iki gihe, ahubwo izina ryawe rishigwe hejuru kubw'iyi Hozana TV. Turasengera abafite n'uruhare kugira ngo igikorwa gikogwe. Turasengera buri muntu wese ugira uruhare rwo kugira ngo iyi Hozana TV ibashe gukora. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusabe twizeye, amen. Nkuko ubushize twaganiriye, turakomeza tuganire noneho ku yindi ngingo cyangwa se igice cya gatatu kirebana noneho n'uburyo twavuga ubutumwa. Narabasezeranije ndababwira ngo ubushize twaganiriye ku magambo yerekana uko Imana ikora, uko Imana ibigenza mu muntu yimaze kumuhamagara, iyo umuntu amaze kwiyunga n'Imana. Twaganiriye amagambo yerekana iyo umuntu amaze kwiyunga n'Imana ko ashobora no kuyunga n'abandi, kandi koko twabonye yuko uyu muntu amaze kwiyunga n'Imana aba yamaze kubona urwego rumugeza mu kuyunga n'abantu. Rero uyu munsi turaza kureba ese umuntu yabikora ate. Birashoboka yuko aho uri hose washobora gukorera Imana mu buryo bw'ivugabutumwa, ariko twagira ngo turebe twifashishije Bibiliya, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana rishobora kudufasha mu bihe byose kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka. Rero turihuta turebe mu Baroma, igice cyaho ni icya 10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Paulo yandikiye Abaroma, igice cyaho ni icya 10. Turasoma amagambo make cyane n'umurongo waho wa 14. Haravuze ngo ariko se, umurongo wa 14, Abaroma igice cya 10 umurongo wa 14, haravuze ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera, kandi bamwizera bate bataramwumva, kandi bakumva bate ari nta wababwirije, kandi babwiriza bate ari nta wabatumye. Nk'uko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga butumwa ari byiza cyane. Icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu. Nubwo twaba turekeye ahangaha tukaba dusa n'abasubitseho gatoya kugira ngo tuganire kuri aya magambo arimbura ivugabutumwa tugiye gukora. Ivugabutumwa ni bande bagomba kurikora? Ese umuntu ugomba kuvuga ubutumwa arabuvuga ate? Ni gute buvugwa? Hano ibi Bibiliya twereka neza ngo ariko se bamwambaza bate. Kwambaza, bakwambaza gute izina ry'Uwiteka? Bakwambaza gute izina ry'Imana? Ni gute baryambaza? Kwambaza ni ijambo rivuga guhimbaza, ni ijambo rizamo guhimbaza, ni ijambo rizamo kuvuga ikintu ukakirema mu bundi buryo kigomba kuba kiryoheye amatwi. No kuvuga ngo Imana yacu tugomba kwigira
ikintu kigomba kuryohera amatwi abantu. Imana yacu tugomba kuyiremera inzira zo kuyivugamo mu bundi buryo budasanzwe. Aha niho hantu guhimbaza. Ese abagomba guhimbaza Imana bagomba kuyihimbaza bate? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ese bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Imana yacu ntabwo twashobora kuyizera, kandi kutayizera byatuma tutarayihimbaza. Ntabwo twashobora kwambaza Imana, kuko kuyambaza bigomba kuba biturutse muko twayizeye. Tutayizeye ntabwo twashobora kuyambaza. Ntiwakwambaza ikintu utizeye. Biradusaba yuko umutima wacu kurugwa no kwizera Imana isumba byose, noneho tukabasha kuyivuga mu yindi dimension, tukayivuga mu bundi buryo bwo mu mwuka, tukayivuga mu bundi buryo bw'ubuhamya bukomeye bw'uko icyo twizeye tuvuga neza, duhamya tudashidikanya. Kuko abantu benshi bagiye bavuga ubutumwa, ariko ngo bahamya Kristo babaye bake. Hari n'ahantu tubona Petero ageze ahantu akurikira Yesu bagiye kumubamba, aho yageze ahantu bakamaza ngo se wari kumwe nawe, ngo nawe uri mwe muri bariya. Petero arababwira ngo ya, kubera iki? Guhamya kwe kwari kwagabanutse. Ntabwo yari yizeye yuko uyu mugabo yahamije ugiye gupfa, ugiye kumanikwa, ari wa wundi Kristo yabonye, wa wundi mwana w'Imana yari yarabwiwe, wa wundi wari waramuhaye amafi akabasha no kubura, akabona amafi atigeze ateganya, atigeze atekereza ko yabasha kubona mu gihe yari umurobyi ukomeye. Aroba abura amafi, ariko aravuga ati uyu nguyu bagiye kubamba nk'umuntu utagira agaciro, uyu nguyu utukwa, uyu nguyu ukubiswe, uyu niwe koko. Ariko nagira ngo nkumenyeshe yuko iyo habayemo gushidikanya haburamo guhamya. Ariko kugira ngo duhamye tugomba kwizera by'ukuri. Kwizera by'ukuri niko gutuma duhamya Kristo, kandi tukamuhamya ku manywa na nijoro, mu bihe byiza no mu bihe bibi. Ahangaha rero bavuga ngo bamwambaza bate bataramwizera? Ese bamwizera bate bataramwumva? Ese ninde muntu ugomba kumuvuga? Kugira ngo tubashe kumwizera hari umuntu ugomba kumuvuga. Ni twebwe bavuga butumwa, ni wewe jyewe nanjye tugomba kuvuga uyu nguyu twizeye, tukamaramaza tukerura, tukavuga gukomera kwe. Haleluya. Noneho hano haraza kuvuga ngo kandi bakumva bate ari nta wababwirije? Hari umuntu ugomba kubwiriza. Uyu muntu ugomba kubwiriza ninde? Ni umuntu umeze ute? Kandi babwiriza bate bataramwumvise, bataratumwe? Ninde ugomba gutuma? Ni Imana isumba byose. Nta wundi muntu watuma, ni Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe ugomba gutuma umuntu. Hari abantu bihagurutsa cyangwa se bagahagurutswa n'abantu bamwe bati ngwino ujye gukora, ariko uyu Mwuka Wera yahagurukije umuntu arahaguruka. Haleluya. Kandi ngo uwatumwe n'Umwuka Wera akora ibyo Umwuka Wera atuma, ibyo Umwuka Wera ashaka. Amen. Nkuko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga butumwa ari byiza cyane. Ahangaha ibirenge, iyo bavuze ibirenge ni ijambo rikomeye cyane. Ibirenge humvikanwamo gusigwa, humvikanwamo gukiranuka, humvikanwamo kwezwa. Mu birenge, iyo bavuze ibirenge baba bazanyemo interuro ijyanye no kwezwa. Ibi ni ibirenge. Iyo bavuze ibirenge ntabwo ari ibirenge ibingibi dutekereza ko ibitushiramo inkweto, ahubwo ni ibirenge bigaragazamo gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Iyo bavuzemo ibirenge, gukwetura inkweto kwa Mose kuzanye ku musozi wa Horebu, kuzanye ibyiza byo gukiranukira Imana. Iyo bavuze ngo mbese ibirenge by'abavuga butumwa kuntu ari byiza, iyo bavuze ubwiza bw'ibirenge, nagira ngo mwene data wumve neza unkurikira. Ibi birenge bivugwa ntabwo ari bya birenge byambara inkweto bisanzwe. Baravuga gukwetura, baravugamo inkweto, baravuga kozwa ibirenge. Yesu aravuga ngo iyo umuntu yogejwe rwose, iyo umuntu yamaze koga ahandi hantu hose ngo basigaje kozwa ibirenge, aha ni ugukiranuka rwose no kumaramaza. Ugomba kuvuga ubu butumwa agomba kuba ibirenge bye ari byiza. Haleluya. Ibirenge bigomba kuba ari byiza kugira ngo biheke Yesu. Reka twihute turebe mu Baroma igice cya 12 kugira ngo tuze gusobanukirwa neza aya magambo Paulo yashaka kubwira Abaroma. Aya magambo araza kudufasha twumve neza ubuvuga butumwa tugiye gukora. Ese tugiye kuvuga Imana? Ese tugiye kuvuga ubutumwa? Tugiye kurehereza abantu kuri Kristo dute? Ese tuzabigenza dute? Ese wewe wo muntu wamaze kwemera kwiyunga n'Imana, uyu munsi ugiye guhagurukana iki kugira ngo bashishwe, kugira ngo Imana ibashe kugushikira? Hari ibintu Imana igusaba. Hano turasoma imirongo mike cyane, imirimo ikwiriye imibereho myiza ya Kristo. Mu Baroma igice cya 12 wenda ushobora kumaze no kwasoma, ariko nagira ngo wumve Imana, wumve guhishurirwa kw'Imana, kandi Imana iguhishurire mu izina rya Yesu aho uri uhishurirwe n'aya magambo. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Haleluya.
aha ni amagambo umuntu ashobora gusoma akayasubiramo akamunezeza. iyo ufite umwuka wera aya magambo yagutunga ukabaho. ariko nagira ngo nkubwire mwene data, imbere y'uko duhaguruka tukavuga ubutumwa, ntabwo ari ukwambara aya makoti, ntabwo ari ubwo bivuga ubutumwa, ntabwo ari ukuba ufite bibiliya, nta nubwo ari kujya kuri televiziyo nk'uko uyu munsi turi ku mateleviziyo, tunyuraho amateleviziyo menshi tukabona aba viewers benshi. ntabwo ari cyo kintu kivuga kuvuga ubutumwa. ariko kuvuga ubutumwa twabonye umusingi wa mbere yuko ari ukugenda noneho ugakwetura, ni ukuvuga ngo ni ibirenge byiza. noneho bya birenge byiza bigiye gufashwa n'iki? ngiki kindi yavuze, aravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu. ngiki kintu gikomeye. ivuga butumwa ntabwo ari ukumenya kuvuga amagambo uyakurikiranya, ahubwo ni ukumenya gutanga umubiri wawe. Haleluya. kugira ngo ube igitambo kizima gishimwa n'Uwiteka. igitambo kizima gishimwa n'Uwiteka. uyu mutima, uyu mubiri, ubuzima dutanga bw'imibereho yacu yahindutse, nibwo butuma buvuga ubutumwa, nibwo buvuga ubutumwa kurusha amagambo. ubutumwa ntabwo buvugwa nuko umuntu yagiye kuri televiziyo, ntabwo buvugwa nuko umuntu yabonye agatuti. dore abantu bajya bashaka agatuti bakakagwanira rwose kugira ngo bazakagereho, bakanavuga ngo jyewe agatuti rwose naragafashe nakanjye. ariko reka nkubwire agatuti ka mbere keza. agatuti ka mbere keza ni uguhinduka rwose. dore iyo uhindutse rwose wamaze kuba igikoresho cyiza gishimwa n'Imana, kandi bikoreshwa iby'igiciro. iby'igiciro cya mbere Imana ivuga ntabwo ari uko uyu munsi abantu bahinduka, ariko nubwo abantu batahinduka utakiriho, nubwo abantu bahinduka utakiri muri icyo gihe, ariko abantu nyuma yawe yo kubaho kwawe mu myaka 100 izakurikira, abantu bakazahindurwa n'ukuntu wabayeho. kubaho kwawe konyene kuvuga ubutumwa kurusha amagambo. Haleluya. kubaho k'umuntu. nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu. iyo umuntu atanze umubiri we bibishatse kuvuga iki? ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana. igitambo cya mbere, gukiranukira Imana, nicyo cya mbere kivuga ubutumwa. Haleluya. gukiranukira Imana no kugendana n'Imana nibyo bya mbere bivuga ubutumwa kurusha amagambo. kuririmba neza ni byiza cyane ku bantu bafite izo mpano. ni ukuri nawe kugira ngo mujye muririmbira Imana, kandi bizafasha abantu benshi. ariko reka nkubwire ikintu cya mbere kizafasha abantu, nuko uhinduka rwose ukagira umutima mushya, kandi ukaba igitambo kizima gishimwa n'Uwiteka. iyo umaze kuba igitambo kizima gishimwa n'Uwiteka, nubwo utagira umwanya wo kuvuga nk'undi wenda akoresha, nubwo utagira umwanya wo kugira ngo abantu bakumve, ariko imirimo yawe no kubaho kwawe kuzahindurira abantu kuri Kristo, kuko icyo nicyo gitambo Imana yishimira. ibyo nibwo butumwa Imana yishimira. reka dukomeze hepfo kugira ngo twumvikane neza, kugira ngo byumvikane neza. ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Imana iravuga kuyikorera kwacu dukwiye gukora. Haleluya. gukorera Imana kwacu gukwiriye ntabwo ari ukuvuga kuri televiziyo, nta nubwo ari ukwambara amakoti, nta nubwo ari uguhabwa ubututi, nta nubwo ari ukugendana Bibiliya, nta nubwo ari ukujya mu masoko tukavuga ubutumwa, ahubwo ni ukuba igitambo kizima gishimwa n'Uwiteka. ni ugutanga imibiri yacu, ni ukwemera tugakebwa ku bwa Kristo, ni ukwemera tukaba imbata za Kristo, ni ukwemera tukagira ibyo duhomba ku bw'inyungu za Kristo, ni ukwemera tukaba abagaragu basa naho bakorera umuntu, kandi uwo muntu bakorera bamureba. Haleluya. reka turanamureba, Kristo turamureba. hari abantu bambwiye ngo ariko uwo nguwo mukorera muramureba. turamureba, turamuruzi. Haleluya. turamuruzi kuko dukorera. hari ibyo duhishurira, hari ibyo twumva mu matwi, hari ibyo tureba, hari ibyo twumva mu mubiri wacu, turamwumva. kuko Paulo yavuze ngo nubwo ntera ngo ariko ngo simpusha nk'abandi, kuko jyewe ngo ndamureba simpusha. Haleluya. buriya hari igihe umuntu ahusha, ariko reka mbabwire ntabwo duhusha, kuko uyu nguyu ntabwo tumuvuga gusa kubera ko twamwumvise, ahubwo twabonye imirimo ye. Haleluya. twabonye imirimo ye ikorerwa muri twebwe, niyo mpamvu duhamye ibi ngibi. ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. hari kugira umutima mushya. ikintu cyitwa kugira umutima mushya nicyo kintu cyonyine kivuga ubutumwa kurusha kuvuga. Haleluya. iyo umuntu amaze kugira umutima mushya, abantu bose bamwibazaho, baravuga ati ese kusigaye usuhuza abantu, ese ko tuzi ko kera atari ko byari bimeze, none se kusigaye ubasha kwihangana, ese kubasha gutegereza. hari igihe umuntu avuka akabaho mu buzima butabasha gutegereza. Haleluya. akabaho mu buzima budategereza, akabaho mu buzima budashobora kwihangana, akabaho mu buzima butagira urukundo, yabona ibintu byose akabibona nk'uko nguko. ariko nagira ngo nkubwire mwene data, ni ukuri Imana yo mu ijuru yatanze amahirwe kuri twese kandi angana, yo kugira ngo umuntu wese uyizera, umuntu wese ukora ibyo gukiranuka, umuntu wese uzaha iri, abashe guhabwa guhinduka umutima we. umutima uhindutse unezeza Imana. uyu mutima uhindutse uzatuma abantu benshi baza ku Mana.
uyu mutima uhindutse uzavuga ubutumwa kurusha kuvuga. Haleluya. Ndashaka gutandukanya kuvuga ubutumwa bwiza no gukora ubutumwa bwiza. Tubereyeho gukora ubutumwa bwiza, tubereyeho kuba ibitambo by'ubutumwa bwiza. Ntabwo ubutumwa bwiza buvuga uyu munsi, ntabwo ari ubwejo, nta nubwo ari ubwejo bundi, ahubwo ni ubuzima. Nagira ngo numvishe abantu, umuntu nkurikira, yuko ubutumwa bwiza tubavuga ni ubuzima bwacu. Ntabwo ari ikintu dukora uyu munsi ngo ejo tukireke, ahubwo ni ubuzima bwacu. Iyo umuntu yamaze kugira umutima mushya, aba yabaye icyaremwe gishya, aba yabaye igitambo gishimwa n'Imana, aba yatangiye kuvuga ubutumwa. Ubwo butumwa nibwo Imana ishaka kuruta ubwo dukoresha amagambo. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Icyo kintu nagira ngo cyumvikane neza. Kandi byose nagira ngo mbabwire yuko mu Mana nta kintu na kimwe Imana yigeze isiga. Imana itegura umuntu kugira ngo azayikorere, yabanje kuduha urugero rwiza rwa Kristo. Ubwo yaje mu isi aduha urugero rwiza. Ntabwo Kristo mu bintu yavuze n'ibyo yakoze ibifite umumaro cyane ari byo yavuze, ahubwo ibyo yakoze nibyo bituma abantu benshi barizera. Haleluya. Kuko imirimo yacu, ngo abantu nibabarebe imirimo yacu, umugore w'Imana yabivuze cyane, ni Yesu wavuze aya magambo, ni muri Matayo ngira ngo ni 3. Aravuga ngo abantu nibarebe imirimo yanyu, ngo bahere ko bizera Kristo, bahere ko bizera Imana yanyu. Ngira ngo nta kintu na kimwe cyadutandukanya no kubaho mu buzima bwo kuvuga Imana uretse kuba twarahindutse. Iyo twahindutse ntabwo bitugora, ariko iyo tutahindutse twigana abandi, kandi tukaba abantu bavuga kugira ngo ibintu tuvuge gusa, ariko ntacyo twakoze. Haleluya. Nguyu umurimo w'Imana. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbubwirijwe n'ubuntu bunahawe. N'umurongo wa 3 nagira ngo turangirizeho. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Haleluya. Hano hantu haranshimisha cyane. Iyo mpageze numva ubwanjye numva mpinduwe nanone bushya, kuko hano hantu hatwereka yuko hari ugutegereza. Ntitwihute. Hari igihe twihuta mu by'ukuri gushaka kuvuga ubutumwa. Nabwiye abantu mwitonze, twitonde, kuko umuntu wese yagerewe kwizera kwe, kandi uko kwizera kurahagije, kuko wahawe itaranti imwe n'uwahawe taranti ebyiri n'uwahawe 5, bose buri Imana yabageneye izi neza ko bazazikoresha neza. Haleluya. Yari izi neza ko bazazikoresha neza, yari izi neza umumaro wazo, yari izi neza yuko izo taranto zibakwiye zinabahagije. Haleluya. Yari izi ko zibahagije, ariko rimwe na rimwe ngo Mana, jye wampaye bike ntabwo binkwiriye, jye wampaye byinshi noneho urakabya. Oya, Imana uwo yahaye 5 n'uwo yahaye 2 n'uwo yahaye 1, bose yabahaye ngibagenera kwizera gukwiye, ibagenera kwizera buri umwe wese. Nicyo gituma ivuga ngo ni mwitonde, mwireke kwihuta. Imbere yuko twihuta tujya kuvuga ubutumwa, imbere yuko dutangira kubwira abantu iby'Imana, reka tubanze tubyibwire. Haleluya. Nicyo bishatse kuvuga. Tubanze tubyibwire, tuvuge ngo ariko jyewe ubwanjye byamariye iki? Ese jyewe narahindutse koko? Ese iyo ndebye rino jambo nkarireba ndasanga jyewe nanjye ndi mu bantu bafite uyu mugabane, cyangwa ndiho ndabwira abandi ndi ikiraro, cyangwa mbaye icyapa? Ntibikatubeho mu izina rya Yesu. Ntibikatubeho ngo tubi ibyapa dusigara ahantu mu nzira tubwira abantu ngo dore inzira n'iriya, ariko twe tutabasha kuyijyamo. Inzira ni yacu, ni twebwe yateguriwe. Twitonde, dutegereze, duhinduke rwose, kugira ngo nk'uko ubuntu bw'Imana Imana yaduhaye burahagije kugira ngo umuntu wese abashe guhabwa kwizera, gushobora kumuha kuvuga ubutumwa, kubasha kumuha kwera imbuto, ari bwo butumwa bwiza bwa Kristo. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, ibi ngibi tuzabijyamo, twerekane imbuto noneho z'umwuka wera, twerekane impano z'Imana, twerekane n'imirimo y'Imana. Ibi ni ibintu bitatu. Hari impano, noneho hakaba n'imbuto z'Imana, hakabaho n'umurimo w'Imana. Ibi byose bikorwa n'umwuka wera ukorera muri twebwe. Umwuka wera ntabwo nababwira umurimo akora mu bantu, ni umurimo ukomeye cyane, ni umurimo w'igitangaza. Haleluya. Turashimira umwuka wera w'Imana imirimo dukorera. Nagira ngo imbere yuko nsenga mbanze nkwibutse mwene data, urakurikira ubutumwa bwiza. Imana yo mu ijuru yagenye uko umuntu azabaho, kandi maze kumugenera uko azabaho, yashatse yuko uyu muntu azaba muri Kristo Yesu. Imirimo yose azayikorera muri Kristo Yesu. Ngiyi imirimo tubonera muri Kristo Yesu yatoranijwe kuva kera. Iyo dusomye mu Befeso hano igice cyawo cya 2, turasanga neza Imana ntabwo yigeze yibesha. Yatoranije imirimo yose muri Kristo Yesu kugira ngo tuyibemo kandi tuyikoreremo. Ntabwo rero ubutumwa tugiye kubuvuga ari igitangaza. Ntabwo ari igitangaza. Imana
yatoranije kuva kera kugira ngo tuzabuvuge. Imana yaturemeye kuzavuga ubu butumwa. Haleluya. Nta gitangaza rero, ahubwo twebwe dukwiye kwemerera Imana. Mwakijijwe n'ubuntu. Iyo dusomye hano kino gice cyaho cya 2 Abefeso 2 n'umurongo waho wa 8 kugera ku wa 10, turabona ubwo basenga data batazamusengera kuri ya misozi, ahubwo bamusengera mu kuri no mu mwuka. Aha rero mu mwuka niho nshaka kugira ngo tuhagere tutarinze kugira gute, tutarinze gukurura, tutarinze gusakuza, ahubwo dukora imirimo Uwiteka ashaka kugira ngo mu gihe gikwiye dusarure n'imbuto z'Uwiteka. Dusengane nawe aho uri hose, wizere n'ubishoboye uce bugufi. Imana yo mu ijuru ntijya ineguzwa izuru, ni Imana yo kwizerwa kandi inyura mu tuntu dutoya. Nanjye yankoresha n'ukuri, kandi ubwo ikoresha nanjye, kandi si ubwa mbere nkoresheje, nawe yagukoresha. Ni Imana ifite ubuntu butangaje, ni Imana itangaje, ni Imana itarobanura ku butoni. Mu mahanga yose ngo abemera izina ryayo bakora ibyo kirana bose irabemera, ni Imana itarobanura abantu ku butoni. Reka dusengane nawe uce bugufi mu mutima. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimira ko wemeye ko iki kiganiro gitambuka. Ku bwacu ntibyari gushoboka, ariko ndagushimira izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni wowe muremyi wa byose, ni wowe impano ya byose, ni wowe byiringiro byacu, ni wowe gukomera kwacu, ni wowe imbaraga zacu. Data, mu gihe tukiri kuri iyi si ndakwinginga Mana nyiri ubuntu nibambe kugira ngo utugire imbuto zawe, kandi uduhe kugira ngo tubuntu bwa benshi. Abantu Data mu ijuru batureba bizere Data wo mu ijuru, bizere wewe wadutumye, bizere wewe muremyi wacu, kuko imbuto udushiramo nizo ziduha kubabo turibo muri Kristo Yesu, kuko uri waturemeye uwo mugambi. Reka umugambi wawe Data mu ijuru ushorere imizi muri twebwe, ushorere mu bakureba. Mana, uyu munsi bareba kino kiganiro, Mana, uyu munsi bashorerwe imizi muri wewe, babone ubwiza bwawe, babone guhindurwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi imbaraga zose zabuza kwegera, ndacagagura imigozi yose yababuza kwegera ngo bibyaremwe bishya ubwoko bw'Imana, abaragwa b'Imana, intore zawe, abo wishimana Data wo mu ijuru, kugira ngo igihe cyose bahagazemo Mana bahagarare mu mbaraga zawe, bahagarare Mana mu mbuto z'umwuka wera, kugira ngo igihe cyose babarebye Mana bahindurwe nabo, batarinze kuvuga, batarinze gusakuza ku musozi, ahubwo imirimo yabo ihindure benshi. Data wo mu ijuru ndakwinginga, uyu mumama, uyu mupapa, uyu musore, uyu nkumi, uyu musaza, umukecuru bariho bareba iki kiganiro, bahindurwe nawe Mwami, bumva ijwi ryawe Data mu ijuru, mitima yabo ufate mu mitima Mana, uko utakora nk'abantu, ntukora nk'abantu, ntufata nk'abantu, ntureba nk'abantu, ari kugera mu mutima ahari umwijima ukahashira umucyo, ahari ibibazo ukahashira amariba adudubiza, kandi ayo mariba ngo amara inyota kuri benshi. Data mu ijuru ndabigushimira kuko wamaze kubyumva ukabuhaye Mana abangaba bagusabye kugira ngo babone ubwiza bwawe. Kandi Data mu ijuru dusabe na Hozana TV kugira ngo ikomeze itere imbere, ikomeze Mana yaguke mu ivuga butumwa, kandi wera wa Isirayeli wirinde ibihe by'iki gihe babandi Data mu ijuru birirwa bashakisha inyungu hirya no hino kugira ngo bagire aba viewers benshi, bagire abantu benshi bareba, bagire abantu benshi kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ntabwo kuvuga ubutumwa, ntabwo kwera imbuto ari ibintu twebwe duteguye, ni Imana yabiteguye kuva kera. Umwana w'umuntu ataravuka ngo nakuremye kuva kera ngo munda yanyu, ngo nguremera kugira ngo umuhanuzi w'amahanga, ngo nurira amahanga. Ntabwo Imana itugize abavuga butumwa uyu munsi, ahubwo Imana yatugize abavuga butumwa cyagiye yemeraga kwiduhamwe umwuka kugira ngo tuzabe kuri iyi si. Ni ukuvuga ngo tuba dusohoje kuvuga ubutumwa, ni ugusohoza umugambi w'Imana yaturemeye. Haleluya. Buri muntu wese utarasohoza iki ngiki aba ataraba icyaremwe gishya, aba atarasohoza icyo Imana yamuremeye, kuko iyi mirimo twayiremewe kugira ngo tuyikore. Ntabwo ari imirimo ije uyu munsi, ahubwo twari twararemewe kugira ngo dukore iyi mirimo. Haleluya. None abemeye bakumvira ni wowe nanjye. Haleluya. Noneho tuje imbere y'Imana kugira ngo tugendere muri iyi mirimo Kristo Yesu yaduhaye, yadusigiye umurimo. Aravuga ngo kugira ngo tuyigenderemo. Iyi Imana yiteguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ngiyi mirimo y'Imana ni uhe murimo? Ni umurimo wo kwera imbuto. Haleluya. Kugira ngo tuzane abandi kuri Kristo, kugira ngo duhindure abandi kuba abana b'Imana. Haleluya. Nawe uriho urankurikira uyu munsi uravuga ati ariko nanjye numva muri bihe najyaga mvuga ubutumwa ariko ntaramasha kumenya ese ubutumwa nzajya hehe, nagatuti nzajyaho, ese nahantu. Reka nkubwire, ahantu hose ukorera. Haleluya. Ahantu hose uriho urakorera, ahantu hose uriho urakora, niba uriho uranacuruza, nagira nkubwire ngo aho hantu hariho haravuga ubutumwa. Ugucuruza kwawe, uko wakira abantu, uko uvugana nabo, uriho uravuga ubutumwa kuri uwo musozi.
wikwirirwa wigora, kuko ubutumwa bwiza bwa mbere ni ukuba twarahindutse. Haleluya. Niyo tumaze guhinduka tukaba ibitambo bizima bishimwa n'Imana, tuba twamaze kwinjira muri ya setting Imana yari yaraturemeye, tuba twamaze kwinjira muri ya si Imana yari yaraturemeye kubamo. Haleluya. Noneho tuba dutangiye gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu, ariyo mirimo duhahamagariwe, ari nayo mirimo twaremewe. Ngo byose byaremewe Kristo, kandi ni nawe wabiremye, ngo abiremera kugira ngo bimukorere. Rero nagira ngo nkwinginge mwene data, muri iki gice tusoza, kubera akanya tuba dufite atari kanini, ni akanya gato, nagira ngo nkwinginge dusengane nawe. Hari ibihe tumaze tuvuga ubutumwa, hari imisozi tubaho, ariko ntitubasha kwera imbuto kugira ngo Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Uri aho ngaho, ushobora kuba ufite imodoka, utwara imodoka yawe, ntabwo uriho urafasha, ntabwo amahirwe wahawe uriho urayakoresha. Ushobora kuba uri umuntu ucuruza, ushobora kuba uri umuntu w'umwarimu uriho urigisha, ushobora kuba uri umuganga uvura abantu, ushobora kuba aho uri hose ku musozi wawe, ushobora kuba uri umuvugabutumwa. Ubu butumwa bwawe uvuga, nagira ngo nkubwire ngo harimo inzira ebyiri. Hari ubutumwa uriho uravuga, hari no kubaho kwawe. Nagira ngo kubaho kwawe aba ariko kurusha imbaraga ibyo uvuga. Haleluya. Kubaho kwawe kwahinduwe na Kristo, gutume ubutumwa bwawe bubasha kugira agaciro. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo dusengane nawe, kuko ngira ngo ntabwo twabona umwanya uhagije kugira ngo dushobore kuba twakomeza gusesengura mu magambo y'Imana, ariko Imana iguhe guhishurirwa mwene data. Aho uri hose uhishurirwe Kristo, uhishurirwe icyo Imana ishaka ubuzima bwawe, kugira ngo nawe ubicyaremwe gishya gishimwa n'Imana, ariko kuyikorera gukwiye kandi gutunganiye Imana. Yewe uyu munsi nagira ngo nsengane nawe, aho uri hose wumva ijwi ry'Imana, Imana igusange, umwuka wera w'Imana afatanye nanjye kugira ngo agendagende mu mitima y'abantu, agendagende mu bwoko bw'Imana, agendagende mu bantu bose bakurikiranye Hozana TV, kugira ngo muri aka kanya tubone ubwiza, tubone abantu bahinduka, kugira ngo nibamara guhinduka bahindurire abantu benshi, babareshereze kwinjira muri Kristo Yesu, kugira ngo bamukorere mu buryo bukwiye. Ndakwinginga aho uri hose kugira ngo dusengane, kugira ngo dusoze kino gice cya gatatu dusengana nawe, kugira ngo twinjire mu ivuga butumwa. Ngo se ngo babwirizwa nande? Ninde muntu wabahereza ubutumwa bwiza? Ninde muntu wabasangisha ubutumwa bwiza? Ni jyewe nawe. Ni twebwe Imana yatoranyije kuva kera kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza. Ariko turabubabwiriza dute? Ese ni ukuvuga neza? Ese ni ukumenya gukoresha indimi? Ikibanze ni ukugira ngo tubashe kuba ibyaremwe bishya, tubashe guhinduka rwose, tugize imitima mishya, tugize gutekereza gushya, tugize imibereho mishya muri Kristo Yesu. Kandi ibyo ngibyo bibeho forever, bibeho igihe cyose, bitari uyu munsi gusa jyewe nawe twagiye kuri TV, ahubwo umunsi wose, imisi yose yo kubaho kwacu duhinduka ibyaremwe bishya, kugira ngo tubyare umusaruro muri Kristo. Kandi ibyo ngibyo bizaduha amahoro. Uri muri Kristo Yesu ntateka azacigwaho, ni ukuri. Kandi ibyo ngibyo birahamwa, bigahamwa n'ijambo ry'Imana. Reka dusengane nawe kugira ngo wemere uyu munsi, ni ukuri umudendezo Imana itanga ni mwiza cyane, uruta imidendezo yose. Haleluya. Uhabwe umugisha hamwe nanjye mwene data, uhabwe umugisha hamwe nanjye wowe uje ngo dusengane, kugira ngo twinjire mu kuba ibitambo bizima bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera gukwiriye niko gukorera Imana gukwiriye kuruta gukora kundi. Kuko iyo tumaze gutanga iyi mibiri, ibi bitambo by'Imana, ni ukuri tuba tubaye icyaremwe gishimwa n'Imana, kandi tuba dukoreye Imana mu buryo bwuzuye. Reka dusengane nawe aho uri hose. Imana yo mu ijuru idushoboze kugira ngo kuva uyu munsi, birashoboka yuko twafeirinze, turashoboka yuko twagize amakosa mu kwera imbuto, tukibaza ngo wenda turarwanira ubututi. Dushobora kuba twaribwiye yuko tugomba kuzahabwa inshingano, nkuko bamwe bajya bavuga ngo batahawe inshingano ngo ntabwo babikora neza, ngo tuzimbwe tuba abapasiteri, cyangwa tuzaba abavuga butumwa beza, cyangwa tuzaba abapostro. Igihe cyose aho turi hose, ubuzima bwacu turimo bwa buri munsi, tumenye neza noneho yuko tubasha kuvuga ubutumwa bwiza, kuko imirimo yacu igaragaza abo turibo. Reka dusengane nawe aho waba waratandukiriye, aho waba waragiye ku ruhande. Reka nsengane nawe, ndaguhamagara mwene data, uracyafite amahirwe. Igihe cyose umuntu akiriho aba agifite amahirwe. Ngwino nawe dusengane, twongere dutangire urundi rugendo rurashoboka muri Kristo Yesu. Yavuga ngo nimuze yemwe abarushe n'abaremere, muze munsange ndabaruhura, ngo nzatanga uburuhukiro muri mwebwe nzahatangamo uburuhukiro, mu mitima yanyu niho nzaruhukira, niho nzaba. Kuko ngo inyoni n'ingunzi ngo zifite imyobo n'ibyare, ngo ariko mwana w'umuntu ngo yabuze hashira umutwe. Muri wewe Yesu yabona hashira umutwe, akabona hakorera. Muri wowe yabasha guhindura ubuzima bwawe buhora buri munsi witotomba, wibwira amaherezo yawe. Ariko reka nkubwire, ni ukuri Imana yo mu ijuru ifite kuguha uburuhukiro muri wowe, ifite kuguha kuba imbuto z'abandi, abantu bagasoroma kuri wowe, ifite guhindura ubuzima bwawe.